I usually follow the same routines on work days. Ubusanzwe nkurikirana gahunda zimwe mu minsi y'akazi. I get up early in the morning at 6 o'clock. Ndazinduka kare kare mu gitondo isaa 12. I say some prayers for some time and then I go into the bathroom. Ndasenga umwanya muto maze nkajya mu rwogero. I have a bath, get dressed and go to work. Ndakaraba, nkambara, nkajya ku kazi. I start work at 9 a.m. and finish around 5 p.m. Ntangira akazi mu masaa 3 maze nkakarangiza saa 11 z'umugoroba. I reach home late because the bus delays to get full. Ngera mu rugo nkerewe kuko bisi itinda kuzura. When I reach home, I greet my children and help them with their homework. Iyo ngeze mu rugo nsuhuza abana nkabafasha imikoro yabo. I have dinner, pray with my family, and we go to bed. Fata ibyo kurya bya nijoro, ngasengana n'umuryango wanjye, tukajya kuryama. Although I go to bed, I don't sleep right away. Nubwo njya kuryama, simpita nsinzira. I often edit my videos at night. Akenshi nkosora video zanjye nijoro. I usually go to bed at midnight. Ubusanzwe njya kuryama saa 6 z'ijoro. But I never miss my Bible study programs. Ariko sinjya ncikwa kwiga ibyigisho bya Bibiliya. I love weekends. Nkunda weekend, but especially Saturday. Ariko by'umwihariko umunsi wa Sunday because it's a Sabbath day, a day that I don't work on. Kubera ko ari umunsi w'isabato, umunsi nakoraho. I go to church at 8 o'clock. Njya ku rusengero saa 2. When I finish service, I go to choir rehearsals. Iyo ndangije amateraniro njya mu myitozo ya korari. But in case there is no choir rehearsals, I go to visit my friends. Ariko iyo nta myitozo ya korari njya gusura inshuti. On Sunday, I stay home and relax. Ku cyumweru nirirwa mu rugo nkaruhuka. But sometimes I go to visit my friends in the afternoon. Ariko rimwe na rimwe njya gusura inshuti nyuma ya saa 6. Thanks for watching. If this is your first time, please subscribe,